Ese ujya wibaza icyo wakora uramutse ubuze byose wakundaga icyarimwe? Iyi ni inkuru ya Yobu, umugabo wari umutunzi ngo ukomeye, ufite icyubahiro, ukunzwe mu gihugu, umugwaneza, nta cyaha yakoze, ahubwo bishingiye ku kwizera kwe Satani ajya imbere y'Imana kumusaba, amuteza ibyago byose bishoboka, ariko Imana iramubwira ngo ntukore ku bugingo bwe. Uyu munsi nawe intambara uhura nazo nuko hari imbaraga iri muri wowe itarahishurwa. Satani ntabwo ajya arwanya ahantu hatari ubutunzi. Imana ijya yemera ko ibyago bikugeraho rimwe na rimwe atari uko wacumuye cyangwa ngo ukore ibindi bintu bidasanzwe, ahubwo kuko muri wowe harimo ubutunzi Imana yagushizemo na mbere y'uko uvuka. Satani wakeneye kugira ngo butazahishurwa. Ariko icyo nkundira Imana nuko itajya yemera ko Satani akinisha ubugingo bwawe. Igihe icyo ari cyo cyose imbaraga z'Imana zizazura ubumana buri muri wowe, zizazura umuhamagaro uhishwe muri wowe, zizongera ziguhagurutse, ziguhagarike ku maguru abiri. Ahari wari utunze uza kwisanga wasubiye inyuma, waragerageje gukoresha imbaraga zawe zose, ntiwabaye umunebwe, wakoze ushoboye byose nk'umugabo, ariko ubona byanga kuba byahindukamo ikintu kizima. Ariko icyo mbwira, don't give up, ntucike intege, kubera ko Imana iracyari kumwe nawe, kandi ngo ni Imana ihagararana n'abababaye, ikabaha imitima ikomeye, ikarwana intambara zabo, yarangiza ikabageza ahantu hashyitse, ikongera kubaha umunezero uruta uwa mbere. Rero mwene data, gume ku mavi, ukomeze gusenga, ukomeze kwizera, nurangiza ukomeze gukora igikwiriye, nihazagira amahirwe upfisha ubusa iyo ari yo yose, igihe cya nyacyo nikigera izina ryawe rizongera rihishura. Imana ihabwa icubahiro kubw'uko wizeye iri jambo. Amen.